none habyara cyangwa se mbigaragara. Yes, reka nongere mbasuhuze, nizere ko mumeze neza mwese mudukurikirana umunsi ku munsi, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Abantu mwamaze gukora subscribe, reka nizere ko mumaze kubona ko ari amahitamo meza amwakoze. Umufaransa yaravuze ati c'était un acte de noblesse. Hanyuma nitwa Jazo Christian bayita Nyurwa Family TV show, mwamaze kubyumva ijwi ni ryarindi. Ubwo rero wowe ugiye gukurikirana ikiganiro cya mbere kuri platform, reka nkubwire ko yabara amahitamo meza uramutse uhisukurikizaho gukora subscribe no kumaruka ngo asa n'umutuku, hanyuma ugakomeza kugenda ukurikirana inkuru zose tugenda tuguhereza, cyane ko ziba ziganjemo izifite ubutumwa butandukanye. Uyu munsi twakoze urugendo rutoroshye twerekeza iwabo mu rugo kwa Pasteur Mutesi. Byinshi byaravuzwe, byinshi byagiye bitangwaho amagambo atoroshye kuri social media zitandukanye. Benshi bakavuga bati ese koko Pasteur Mutesi yaba atwite cyangwa se cyaba ari ikinyoma. Twafashe umwanya turavuga ati reka twifatire iya mbere tumanuke iwabo mu rugo, hanyuma twumva uko bimeze, hanyuma tuhakure amakuru nyayo. Reka tubanze dusuhuze uyu muntu turi kumwe aho dusanze kwa Pasteur Mutesi, hanyuma ibindi bize nyuma. Mumeze neza mama? So ndiko mbisaba mama, shingiye kuki? Nabyo biratubereye nta kibazo. Umeze neza ariko? Ndashimira. Ni no ku cyumweru birumvikana muvuye gusenga. Bitanye nyine mvuye gusenga. Ariko bari abantu badasenga tuzajya mu ijuru. Maze nk'ibyumweru bitatu ntajya gusenga pe. Kuki utajyayo? Utajya gusenga? Ni Satani. Oya. None bivuga ngo Satani se mwarabonanye mwarahuye ku buryo akubuza gusenga. Nje ntago wambwira ngo ikintu cyatumye ntajya gusenga ntago ari Satani, kuko numva ngo umwanzi w'Imana ni Satani. Si byose? Ntago rero sigaho rero ngaho mwiyake ugiye gusenga ujye abandi bajye mu materaniro nk'abandi cyumwe. Ntabwo yaba ari umuntu uri kumbuza kujya gusenga, kuko wahehe se umuntu se yakubuza gute? Base ko nabyutse nkaryama nkibuka saa yine zigeze. Oya ikuremo intege nkeya, wishyiremo imbaraga, wiyumvemo ibihe byiza, cyumweru ujye abandi bari mu nsengerere rwose. Ntago ari ibyo, ntago ari byiza. Waba umeze neza ariko nta kibazo. Tumwe n'umukozi w'Imana witwa Ndereyo, mbere ko tuganira neza no mu kiganiro kirambuye. Jane amazina y'ababyeyi. Yego Yankurije Jane. Amazina y'ababyeyi ay'Imana data wa twese rero, ya yindi ishobora byose, ifite imbaraga n'ubutwari, yaremye isi n'ijuru, ikarema umuntu ntawe ureba. Yanyise yankuye mu bimene bamenya umukundwa. Urumva amazina adakomeye? Yankuye mu bimene. Ndimo ndabitekereza neza, ntabwo ndi kuri kurura. Bamenya. Nose iryo zindi ryo kuryandika urisubiremo neza. Yankuye mu bimene. Yankuye mu bimene bamenya umukuru. Nose amazina tuvuge ugiye nko kuyandika ahantu abafatanye se cyangwa ushyira mu duce. Nose urumva wowe wayafatanya, wabanza yankuye mu bimene ugahita ushyiraho bamenya, hirya ugashyiraho umukuru. Ni ukuvuga ngo wowe niba byumvise neza ufite amazina 5, uko ufite 3 ngo ayo ngayo ngo ya data wa twese. Yego. Ntayiya data na mama banyize. Nose amazina byaje bite? Ahubwo mbaza ngo se ayo ngayo Imana yakwise gute? Oya ibyo turaza kubigarukaho nyine ibyo nakubasaga. Ese ubundi yaje gute kugira ngo wumve ayo mazina ubundi yo kwise? Imana nakubwiye ngo nkwise amazina. Nyine nayo ndahantu ndi gusenga ari ninjoro mu rusengero. Irambwira ngo umukiri yankurije Jane. Ni gute? Kariyo mazina yanjye ababyeyi banyize. Irambwira ngo nagukuye mu bimene. Nshaka kwibaza ibimene Imana yankuyemo ni ibiki? Iransobanurira, nibwo namenye yankuye mu bimene icyo bisobanuye. Ibimene urumva ni ibintu ugiye kujugunya. Yambwira ati nagukuye mu byo nari najugunye. Irambwira ati narajugunye, maze kujugunya mbonamo ikintu cy'umumaro.
mbonyemo ikintu cy'umumaro nyikuramo mu byo najugunye ndakizana. Hahandi rero Imana yari iri kuremera mu bantu bose yaremye, umuntu uwo ari we wese yarambwiye ngo mu byo naremye byose nagiye nkuramo akantu kamwe mu byasigaye byose nabigushyizemo. Irambwira ngo buri muntu wese ku byo namuhaye nawe nabiguhaye. Niho yankuye mu bimene byavuye. Irambwira ngo uzafate ikintu kimeneka, yambwiye ikirahure ugikubite hasi, numara kugikubita hasi umanura urutoki, ikizazamukaho uzaboneka ariko wari umeze. Imana iranyigisha ndabyemera, ariko bamenya aho ryavuye. Twari turi mu cyumba turi gusenga, umuhanuzi arambwira ngo Imana ikwise bamenye. Avuga ndetse bamenya n'ibiki ndigendera, ibyo ntabwo nabyitaho. Hari ibintu burya umuhanuzi akubwira ntubyiteho. Mbaza umuntu ariko bamenya n'iki? Ntabwo ndetse bamenya si umuntu nyine umenya ibintu bizaba. Ariko hari ibintu najyaga amenya, ariko kubera ko nta n'undi wabiganiriza ukabiceceka, ibyo ubonye ukabiceceka. Ariko hari ibintu umenya bizaba bitaraba. Ariko ntiwagenda ngo uvuge ngo hagiye kuba iki, hajya uvuga ati barahubitira ubusa, banziza ubusa, bavuga ati ibi bintu wabikuye hagiye kuba iki, wabibwiwe n'iki se ko bigiye kuba? Wavuganye n'Imana se ubu twebwe igihe twasengeye iyo Mana mwabonaniye ese mwavuganyemo? Twe nidusenga kandi ko kukumva ni ukabona umuntu amaze imyaka 40 mu rusengero 30-28 wowe utanakunda no gutera ngo wavuganye n'Imana ngo mwarabonanye. Ariko biba ari byo, hari ugutana asenga nk'uko wari uri kumbwira, ariko ukazumva Imana iraguhamagaye kuko ngo ikora uko ishaka kandi ihamagara uko ishaka. Rero ukuntu yampamagaye nabonye bitandukanye. Biratandukanye ko ntabwo napfa kubivuga gutya, wenda turi twenyine tutari kuri mikoro nakubwira igihe yampamagaye gutya. Ariko ntabwo ari ibanga, ntabwo byakabaye ibanga ikizi. Kandi mubwira ukuri kandi ntabwo uzemera ukuri. Uzemera ukuri gute utarabibonye impamagara? Oya, no kuvuga ngo hari igihe nk'umuntu uri gukurikira kino kiganiro cyangwa se uzagikurikira, araza akavuga ati ese uyu muntu uri kutubwira aya magambo ibi ne kutubwira nibyo cyangwa nibinyuma, akaba akeneye evidence cyangwa se ibimenyetso byanyabyo. We nabikenera ashaka kumenya ukuri kwa nyawo, azaze nge nzakumuha turi babiri, nta wa gatatu hari, kuko nge n'Imana twavuganaga turi babiri, nta n'undi muntu wabaga hari. Namaze amezi 7 tuvugana ku manywa na nijoro nywa amazi. Urabona amaze kugarura agati Imana nite kwawe cacakate. Uvuganye n'Imana ubona birabaye? Ngo ntibabonanye, tuzayibona mu byivuga no mu byikora. Nibwo tuzumva Imana mu byikora, tuyumve mu byivuga. Ariko kubona Imana gutya ngo kubwe ngo nije Imana nibibaho nta nubwo bizegera bibaho. Numva ngo twarabonye nta bindi, ni nkuko nakubwira ni nabonye Imana. Nakinguye wenda hano hari ukuntu wenda n'amafaranga yaguruka. Hari ukuntu wenda n'amafaranga yaguruka kutana mu gipangu. Nakingura nkayafata. Aho ngaho nta handi nzakubwira ukuri nabonye Imana, nanayibonye igenda. Ariko ntabwo nzaba nayibonye gutya, nibyo bitangaza nzaba nabonye. Cyo kuvuga ngo tuzayibona amaso ku maso byo yarambwiye ngo naremye umuntu ntawe ureba, ndema n'undi ntawe ureba. Ibyo nashyize mu muntu ntawe wigeze abibona. Ubwo rero kuko Imana yaremye umuntu ntawe ureba, ubu hari ibintu Imana ishobora kuzagukorera nawe utazi ko bizakubaho. Yarabiduhishe kuko tubimenye, nje mbimenye. Navuga umwana w'umuhungu n'ukuntu areshya, reka nze nkwere mwagushakishiriza hasi hejuru. Nk'ubu nkanjye nari komeza ukuri, ariko buri mwaka nzajya mpinduka. Sina buri mwaka gusa, habe buri munsi, habe buri cyumweru, habe buri kwezi nzajya mpinduka, kubera ko hari ibyo yahishe umuntu kuko ari we mubi. Satani se yatugiza uhinduka mu buhe buryo se? Uhinduka mu buhe buryo?
mpinduka mu buryo habe mu buryo bw'umubiri habe no mu buryo bw'umwuka nzajya mpinduka kuko ntabwo nzahora gutya kimwe nuko 2020 isuku nari imeze 2021 ntabwo ari gutya 2020 siduherukana 2022 sibwo duherukana nusara nta cyahindutse ngo ibintu urimo uvuga hari umuntu ushobora kubona kino kiganiro akavuga ati umuntu ibintu ari kuvuga ntabwo bifatika niyo ndi kubwira ngo kumubwira ngo wahuye n'Imana mu buhe buryo ntabwo byumvikana nahuye n'Imana ahubwo se vuga ngo yakwiyeretse ite yanyiyeretse mu byikora nyibona mu byikora mu bigaragarira amaso hari ibyo abantu babonye ariko iyo ari Imana iri kubyerekana nk'ubwo ibyo byarangiranye n'icyo gihe ubu sinavuga ngo yakoze ibi ntabyo uri kubona reka burya mwemezwa n'ibyo mwabonye kuko ibyabaye 2020 kuri njye usibye uwo nabyeretse hari n'ibyo nteretse abantu nagumanye ntawigize abibona niba igukubise gukubitira ahatagaragara kugira ngo abantu batakubona kuko idukubita ahagaragara byaba bibi irakora rero ikagukingirana ahantu ikagukubitira ahatagaragara nicyo cyiza cyane ariko njyewe unkoreye ikosa kugira ngo nkwemeze n'abantu babibone ko wankoreye ikosa ni hariya ku muhanda ariko yo ishyiraho abantu batareba ahubwo yamara kugukubita ikagushyiraho abantu bareba abantu bakakubona nk'ubu ngubu igihe bagiye kumbona ariko bagiye kumbona Imana yarabanje kunkubita njyewe hari ukuntu yanankunze impamvu nitwa n'umukundwa yankubitiye ahashashe inkubitira ahantu heza kuriya nta muntu wajya kugukubita ngo abanze akubure kabanza gusasire oya njye yarabanje irakuburira sasa indyamisha heza inkubitira ahashashe ko nyine ndi umukundwa nkunzwe nayo umuntu we habe na gato nkunzwe n'Imana hanyuma hari wenda turaza kubyinjiramo neza by'umurimo w'Imana musanzwe n'undi mukora hari saga imaze iminsi ivugwa ya Pastor Mutesi bivuga ko yabatwite nicyo cyatuzanye ahangaha kugira ngo tumenye neza ukuri twitwuriye kuri tere bimeze bite gerageza uhereza abantu kuri kwa nyama ako ese iyo bajya kuvuga ngo aratwite ubivuga baba bararyamanye ese yarabimuganirije ibyo bivuga bashingiye ku amafoto ariko igiye acicikana hanze bakagenda abantu sura abayobewe n'ubu nawe ushobora kuva hano usibye ko senge wagenda reka nawe ushobora kuva hano ukavuga atereka da wa wundi amenya yanyweye mu bimene ati muze murebe byabayeho ati nawe muze murebe byamubayeho ariko atari byo ujye uvuga ibyo wabonye n'ibyo wahagaze abantu bazi gushyushya inkuru bumvanya abandi nk'uko nawe wabimbwira najya hanze nanjye nahura n'umuntu nari kuzi ko Pastor Mutesi atwite ese yatwite ubundi bidutwaye iki ntasha abyare nose yagize indi Imana itareba iyo nda ayigira Imana itarora nose ubu nanjye ntingira inda muzasara nyine ikintu bavuga bo ntabwo inda bavuga twite ngo ntago ari y'umugabo we nicyo bari masobanura babibwiwe n'iki kuragendereka mvaye kuragenda n'umugabo none se nibura umugabo yahavuye wenda mu kwezi kumwe cyangwa muri abiri cyangwa se mu mwaka agarutse asanga umugore aratwite cyangwa asanga afite umwana ariko ni ukuvuga ngo ikintu abantu baravuze uko inkuru bayivuga uretse reka niba twajanga kugira ngo dusobanukirwe neza ni ukuvuga ngo byatangiye hagaragara amafoto kuri Instagram kafite atwite hanyuma n'aba adatwite hanyuma haza gukurikiraho poste y'umugabo we nawe bihamya we avuga nyine we yarimo asa ibintu yanditse yasaga nkaho nyine we yekiskiza ku mafoto yabonetse mbere abantu buriraho baravuga bati iriya nda ya Pastor Mutesi ntabwo ari y'umugabo we urumva abantu bati either ibi bintu babishyize kugira ngo batwike
cyangwa se n'umugabo we ari kwihakana iyo nda. Rero twaba twavuga ati aho kugira ngo dukomeze gufata amakuru yo mu kirere, reka twizire kuri tero no tumenye ngo bimeze bite. Oya nta byinda ntayo no kwivugira ko abantu ntayo n'ibihuha ntayo rwose. Nyarwanda yavuze ngo nta nduri ivugira ubusa umusozi. Kaho mutegereze none habyara cyangwa se ndigaragara muzabishima mubonye umwana. Hari nubwo umuntu aba yariye yahaze ego ko mana yagira ko iki gitenge nyine ndavuga ati nyamara bya bintu byaratunganye kandi hoya ubwo kumva abantu barenga ijana bakwicara bakabona amafoto gutyo bagahuriza ku kintu kimwe kandi kiri negatifu cyane rwose babikora. Noneho inkuru nk'iyo ibishyushye noneho kumushumba irihuta. Muri iyi minsi ikintu cyitwa abashumba ngo ntabwo barishyashya abantu bakoze b'Imana mushobora kuba mutarishyashya. Ahubwo ngirangirira ahantu numvishe basenga ngo niba ari satani ndangira nzajya kwirebera. Urashaka kujya gusenga satani se? Ngaho oya ni mu Rwanda wigize ibyo ugezeho gafashwa se. Wenda mwebwe mumenya byinshi wigize uhumva ugezeho imyuka ya shitani ikagufasha nihagana byamfata gute nakubwiye ko ibintu byose yashize mu muntu nanjye bindimo byose. Ariko ubwo buhanuzi watubwiye ubundi byabaye reba abantu bose ubona reba no mu bihugu byo hanze nta n'ibyo nzi. Reba abo bantu buri muntu wese yaremye Imana kagenda isigaza akantu gato ku muntu ikaza ikavuga ati byose ndayora mbishyira muri wowe. Ariko abize warize wambwiye ko bikwiye abize mwakoze akazi gakomeye mu ndirimbo ngiye gukora muri iyi minsi igiye kuza. Haraba harimo ngo abize bakoze akazi gakomeye. Buryo n'umuhanzi se nubwo bize bafite abarimu ariko n'abatarize nabo bahuye n'ibikomeye. Ariko nabo bize nta mwarimu sibyo nabo natwe twize nta mwarimu. Nase buryo n'umuhanzi uraza kubibona niba utabizi uraza kubibona. Burya uri umuhanzi nge haraza guca uwambaye nge narinzi ko umukozi w'Imana gusa bisanzwe. Ubu naracecetse ngenda gake kuko aho tujya ndahazi aho dusiganirwa ndahazi kandi aho tujya narahabonye. Niyo mpamvu ngenda gake. Burya rero iyo wihuta cyane aho ujya ntabwo uba uhazi. Iyo ugeze imbere uhita uhagarara ugategereza abari inyuma kubabaza ngo ese ko ngeze hano wenda ni mu nzira ebyiri turanyuraye kuko wabasize ujya ahantu utazi. Rero ngiye kuko aho tujya amazi ngenda gake turi gusiganwa ariko mu buryo dusiganwamo bamwe ntabwo babuzi ntabwo bazi uburyo turi gusiganwamo ariko ngende kugenda gakeya kuko aho tujya narahabonye. Ariko muri iyi minsi abantu bakavuga ati ese abashumba dufite niba twakabaye dufite erega nibo ngo bafite ibintu bagendera hereka. Bose niba bakubwiye ngo Pastor Mutesi aragaragaye ameze nk'utwite kandi ari ibintu biri bidasobanutse ukuntu hakaza ejo akabanza yes urumva ko umuntu azigisha iki. Impamvu nyine ntabwiye ngo kuvuga ukuri biragoye kandi ukuri nta nubwo kwemera buri ukuri ni na guke ahubwo ikinyoma nicyo cyinshi. Nawe twe tutagiye ku bandi twiherewe hari igihe uvuga ati nimbwiza umuntu ukuri nta nubwo ari bumwe icyo ngiye kumusaba ariko nimubeshya arabyumva vuba kandi ni ukuri ukumva akantu bari kumubwira nta nubwo gakomeye kuruta icyo ugiye kumubwira cyo kumubeshya ariko ni ukugira ngo akumve vuba. N'ubu rero n'aba bandi uri kuvuga abapasiteri n'abashumba bose impamvu nyine babivanga cyangwa kumva ngo umwe yateye inda undi ngo yabagize gutya. Ubwo hari abamenye ukuri nyine akavuga ati tuzagenda gutya tuzanyura muri iyi nzira. Ariko nyine uko kuri erega abantu uri umushumba ushobora kuyobya intama nyinshi kuko numva uburi nyine urumeze abantu yobya abuyobye nabatarakumenya ariko abakumenye ntabwo wabayobya. Ubu njye hano wanyobya cyo kora nyuma ya 20 bari kunjyana aho ushaka ariko imbere ya ego ko Mana yanjye ntibiba wanyobye utetse twarivuganiye ntabwo byakunda.
wowe nyiraguru kumva ko kirekire cyari ikibazo mu bashumba niyo tugifite abashumba bameze gutya ikibazo byo kuko aba atarakumenya ugomba iyo umuntu ataramenya ibyo yiga umwigisha ibyo ushaka kuko ntabwo yavuga ngo atwigishije nabi oya umwigisha ibyo ushaka kuko we nyine atazi ukuri ukajya umubwira ati bakora gutya bagenda gutya ntabwo ndi bubyinjiremo cyane ijambo ry'Imana ni rigari kandi ni rirerire yarambwira ati sinabwo indirimbo ngo mwime ijambo ntacyo yanyimye ariko irangije irambwira ati ijambo ni iryanjye ndaricigatiye ni njye urifite hanyuma muri iyi minsi reka tubihuze n'ikintu gisa naho abantu basigaye bafata ibintu by'abashumba nka business uyu munsi umuntu arakena kumva yashinze itorero runaka nizi icyacekere by'amatorero ahubwo bari kubaka makeya buri ubishoboye ntibashaka no mu muhanda barishinge ariko uko bubaka insengero bubake n'ibitaro uwakubatse urusengero ahubwo akajya yubaka n'ibitaro nibura kugira ngo abakirisitu be usohotse mu rusengero ajya kurwarira no mu bitaro none gute bazishimira kubaka insengero batubaka ibitaro kuki barwanira kubaka insengero bakubatse ibitaro uza abantu barwerega buriya mu rusengero ntabwo hajya abazima hajyayo indembe nyine bo bakavuga bati mu rusengero baratura mu bitaro se baratura none se ugiye kwivuza ntujyana amafaranga urayatwara ariko nuvuga ngo njye nubatse urusengero uyu munsi ahubwo avuga ngo byanyorohera kubona amafaranga kurusha najya kubaka ibitaro amafaranga kugira ngo abone vuba yakora urusengero ariko se nk'umuntu ukora ibyo ngibyo ataratumwe wazahembwa nk'uwabikoze ataratumwe abatumwe se bameze bati bariho ibimenyetso ntabwo bigaragara none si njye kibazo nyine gihari Imana yadukoreye ibintu biremereye igerekaho kugira ngo itazabigaragaza erega nk'ubu umenya ibintu yankoreye avuga ati reka ntabwo Imana ibi bintu nta nubwo twabyemera nose kuki yabikoreye uriye urasabonye ari we mwiza ntabwo ireba inyuma ireba imbere ntabwo ireba inyuma ibyo bintu by'inyuma muvuga nta muntu ko ntazakubonera inyuma ngo menye ngo umeze utya ibyo ntabwo narenga n'abantu bavuga ko rwose harimo abatubuzi mu none se wambwirwa n'iki yandemye kuko idahishwe ireba hose niyo izi ukuri kwanjye ahubwo njye mu byo nzakora byose nzagerageza narayibwiye ni dore abagabo banze kubivuga banze kuvuga ukuri none kuki ukumaye ndi umugore ushingiye kuki irambwira ngo narakubabwiye banga kukuvuga bamaze kukumenya kuri kw'Imana ukumenya ntabwo wakuvuga barakuvuza niko abanyarwanda uravuga ati nimuvuga icyo nshaka sinzakibona icya mbere navuga ukuri ayo maturo ntayo azabona azayabona ate kandi avuze ukuri ntayo nzatanga ariko naguhisha akavuga ibyo ashaka amaturo azayabona ibyo ashaka azabibona ahubwo ngo mbaza none se bo igihano cyabo ni ikihe buriya rero nubwo muvuga ngo hari abazajya mu ijuru ngo abandi ntibajyeyo nzajya ngeraho ukuri mucishemo muvuge ubundi ko namaze kukumenya ko byose ariyo uwadutanze niwe watubeshye kuko urugero nk'ubu wenda
igihe cyo kujya mu ijuru kigeze hari uwabanza gutera intambwe yo kugera mu ijuru. ubwo nanze guhita mbigusobanurira kugira ngo mbanze mbikubwire neza. dusobanura nyine nk'umuntu w'umukozi w'Imana wakumenye se uwadutanze niwe watubeshye. Ukumva uwabatanze wadutanze. Nk'ubu wewe uzi hano ushobora kugenda ukavuga ibyo utabonye aho kuko wahageze, sibyo? Ukavuga ngo hano habera ibi kandi nabihabera. Urugero tutagiye kure, tuvuga ko hano ari mu isi. None se nimumenye ukuri mukazasanga hano ariho mu ijuru, muzahindura iki? niba menye ukuri none se nuvuga ngo ntabwo ushaka ko ukuri kumenyekana se? wowe ntabwo ushaka ko ukuri kumenyekana ubu ngubu? njye kukuvuga nakuvuga, ahubwo muzakwemera gute? Muzemezwa n'iki ko mwagezeyo kandi ibyo muvuga mu ijuru mutarabibona? Nasubye ikibazo ni ukuvuga ukuri cyangwa ikibazo ahubwo ni uko abantu batakwemera? Ntabwo bazemera kuko bari kubabara. Bamwe barataka inzara, abandi barataka indwara. Ariko se wa muriro w'iteka ryose kuki muwirengagiza kuba ariho? Muba mwumva umuriro ari ukuzawubona uri kwaka gutya? Ntabwo umuriro bazawubona waka. Umuriro uzakwaka muri wowe. Nanjye ibyishimo byanjye nimbigira nzabyiyumvamo muri njye. Wowe uzagenda ushya mu mubiri. Ubu nureba ino nkorora, inkorora nyine amaze iminsi ndwaye. Inkorora nayo hari ikivuze. Ni indwara umuntu avukana igakira. Nyine Imana ifite ukuntu yabigenje iri mu muntu. Hanyuma tugana ku musozo, ni nk'iki nk'ubuhe butumwa wahereza cyane cyane abashumba nyine basa naho n'ubundi bitwara nabi kandi bakabaye intangarugero mu madini bayoboye? Abashumba cyambere kubabwira se n'ubundi batabikurikiza bwo waburi ubundi nta kintu uzabuza umuntu usibye Imana yonyine. Ntabwo uzabwira umushumba ngo reka gukora gutya none hari umushumba, ese uzabimuburiza? Bagira inama. Nta nama, ahubwo buri muntu wese akora ibyo ashaka vuba. Buri muntu wese akwiye gukora ibyo ashaka vuba, kuko mu gihe gito cyane nta muntu uzongera gukora ibyo ashaka. Tugiye kuyoborwa ku buryo habe kwicara habe no guhagarara. Mbese uzajya uvuga ati ariko subu nk'ibi bintu kuki tutabimenye kare? Ujye uvuga nk'ibi kuki nabimenye? Umwanya wanjye nataye narindi mu biki. Buri muntu wese agomba gukora hakiri kare. Iyo bavuze ngo bugiye kutwiriraho, hagiye buzakwiriraho uri wenyine kandi abandi ari ku manywa. Hagiye bukwiriraho nk'ubu umuntu bukamwiriraho abandi ari ku manywa. Ukajya uvuga ati se ibi ijuru ryaraguye, imperuka yarageze. Oya, iyo yageze ntabwo wongera kuvuga. None rero abashumba nuko
ukuri bagerageze nyine bakomeze bayobore intama Imana yabahaye zo kuragira, ariko amafaranga ariko baranayakunze atansiyo, amafaranga ari imbere arayoboye. Arayoboye, uvuze utavuze amafaranga ntabwo rirema. Kandi koko nibyo, kuko amafaranga aramuhesha icyo ashaka, kandi ngo usabe vuba iraje ngo ibibaye. None ikintu kinangaza yivuze ngo iraje ibibaye, ntugire ngo uzase kubibone, reka da uzabanza ukore. Nureba nk'ubu uraje ubanza ubikorere, imodoka uyibone, inzu uzayibone, umugabo ushaka umubone, ariko ngo ibyo ngibyo igiye kuduha twayisabye tuyititirije nibyo bigiye kuduhindukirana bitugerageza. Irambwira ngo buri muntu wese ansabe vuba ndaje mbitange, ariko icyo ngiye kubaha nicyo kigiye kubagerageza. Kubera iki? Irambwira ngo buri muntu wese agiye kugeragezwa nicyo yansabye, haba amafaranga, haba umugore, haba umwana, habe byose bikugerageza. None igitangaje njye nasanze navuze se izamuha umugore cyangwa imuha inzu imugerageze iti imodoka gute? Yambwira ati uzansabe ebyiri ahubwo nzajya muhenya kugira ngo noneho zimugerageze neza. Za modoka iziguye igikubwira ati sohoka muri iyi nzu wansabye imodoka, hagarara hariya. Gusa ibyo ni ibintu turi gusaba Imana, kuko nibyo dukeneye. Dukeneye inzu n'imodoka, abagabo beza n'abagore beza, nibyo turi gushaka. Iby'ijuru ryo nishaka izaryigumanira irihamemo yonyine, ariko ibyo bintu nibyo dukeneye. Ntabwo mvuga ngo nibyo bakeneye, ndi kwivuga nivuge. Ibyo dukeneye nibyo benshi bashaka, ibyo amafaranga, inzu, umugore mwiza, ukagira ngo niwe wamuremye. Ushobora kuba mwiza nyine igiye kuguha mwiza, ariko mwiza ntabwo uzajya ubitamira. Ajya kurya aba ariwe wicara ku meza ajya kubwatikari, ubwo nyine ni njye unase uzarya uwo mugore, kuko ni ikigeragezo cyawe. Ya nzu ni ikigeragezo cyawe, ikubwira ati yihamemo hanze urajya gukora iki? Ntiwansabye inzu, icara hano. Nabwiye Imana ni noneho niba ari ibi njye nta na kimwe nshaka, ntuzi ibi bintu ni ibiki. Irambwira ngo wansabye ibintu bikomeye, irambwira ngo nanjye nguhaye ibiremereye. Ndavuga ni ibintu Imana impaye biremereye se ni ibiki? turimo turasoza nta kibazo. Ndebye nsanga ni ukuri, ngize amahirwe, ni amahirwe nagize, amahirwe agenda n'umugisha. Yesu niwe wahindukiye arambwira ngo mpereza ibi data guhaye ni ibyanjye ntabwo ari ibyawe, arabinyambura. Yesu niwe ugenda abyikoreye, ntabwo ari njye nta kintu mfite ndemye, habe ibigaragara habe ibitagaragara. Ibibazo n'ibisubizo niho ubifite. Iyo tugeze ku bibazo arahindukira akamperezaho nyine nkavuga ni nta kundi, byari biremereye n'ubundi mfasheho bikeya. Twagera imbere akongera akama no ku bibazo no ku bisubizo, kuko ibibazo n'ibisubizo biragendana, ariko Yesu niwe ubifite. Njye nta kintu na kimwe ngenda mfite, nta n'icyo nicaranye, ariko ambwira uburyo nzajya amenya niba ari ibibazo bije uko nzajya mbyitwaramo, niba ari n'ibisubizo bije uko nzajya mbyitwaramo, kuko avunguraho bike ntagama byinshi, kuko amaye byinshi byaba ikibazo, urumva byakomeza bikandemerera. Ubwo rero rwose abashumba bakomeze bakora umurimo wabo neza, ibintu byo kurebera ku bandi kandi ngo ntibakajye bakora bereka abandi, bajye bakora ahubwo bereka Imana ibyo bari gukora. None se uriya aramushima ako kanya, ahubwo nitugera hirya turahindukira tuvuga ati burase yavuze iki, ko
buriya nawe yigishije se iki buramwumvishije iki ariko iyo yigisha ari kubwira Imana akabwira ati Uwiteka si umuntu ndi kubwira ahubwo ndi kubwira wowe waremye umuntu nawe ureba wowe utagaragarira amaso y'abantu aba ari wowe unyumva Imana yo irabyumva twebwe nubwo turi bumugaye ariko yumvisha ariko ntakora ashaka kutwereka atereka Imana yamuremye twe turakoma mu mashyi tumuhe icyubahiro nayo mafaranga uyafite ayamuhe ariko ku Mana ariho umugayo agendana umugayo bakorana umwete babikunze nta muntu uzahemba undi ahubwo Imana niyo izahemba umuntu. Reka tugushimire cyane kandi wakoze kuduha kino kiganiro ntekereza ko benshi bagikurikirana baza gukoramo ubutumwa bwinshi unakiduhaye usa naho urwaye ni kwa Pasiteri Mutesi no twari turi rwose ngira ngo mose kumva turagushimire cyane.